sha ahubwo ubu twakize dukunda kwa Rojanti Louise reka urusaku sena uri mwinkanje ufite intoki zingahe izi ngizi z'umutwe si 35 cyae niyo mpamvu stade igihugu takucuza uziko nanjye uzenda umaze iminsi mzibaza kuba indege ishitse hejuru yarangiza igitoro kigashira byogenda gute. Oh my god. Ujye umukate inde njewe reka ko kazi ntako nakora bahemba amafaranga makeya Filipo ngereka taro haga niyo ndayaye gusuza ukuntu bazateka amakara ryoshe yuniha kaza nje ndegifite indirimbo ya nkuru Eric ndukora nk'abantu kwego nsindayumva wa tokazumbesha nawe ndekura ntawe ushaka gusigura iki kugeza aho mbwira ngo nzane ukuboko ngo dushindishane ya ibyo bikongo byawe bijye wenyine uzi ko nyibukije ibya kera ku ishuri baza batubwira ngo Queen Elizabeth ngo yapfuye ngo kandi ngo uzamwishe n'imyenda nakubwiye ngo wambaje ibintu byinshi nimba ukeneye kumenya byinshi byimbitse genda bazarukanyaraza Zaroti ni ukunda kujya imyembe kandi akayisomeza charger hasi niba hasi kira gituma udahuza amaso ukigira imihari cyo nagufima ahubwo bamufashe rino koti cyane Filipo kontrol uwo munwa wawe nko kuvuga ngo mfite ikigugumizi ibyo bintu bavuga bikuye uziko no gukubita amakofi ahubwo nofuma n'inkwera amusarage shi ambo ndumva ko ari ukivuga neza ahubwo tugenda hari abaza batekera amashashi tuyarye nitumara tugaruka hano turenzeho za Canal Plus nama mbivuga kuva kera ko ntacyabuza roza muhanda kujya zirakamambira uziko yazisomeje amata Dunia niki cyabaye siko untera ubwo umaze umwanya utavuga cyangwa nawe amaso yanje atayumva neza nagemereka kwirengagizanya urinzi ki kwitabira telefone aho bahireba kwa magana ahubwo yo niha were kuzugaragaza gasuzu wakwakiriya abakiriya ko zakanyavuta bizahiye wazibroshe ndekura mundebere no mu kuringingira ko umuntu cyayi kandi atabikene nakubwiye nimbukene ko ngucya mpeze ngisomeze imisumara kandi nzeye kweka abantu mumeze gutyo kweka ingweza ni ntugore subscribe nushaka yo mane gyo somba ibintu none bishiruzo gijyana No, na mi fuck up.